Asante gushakisha mu gushakisha ntabwo nje mu gihe basta ntabwo byoroshye ntabwo rero ari busy igihe cyose ahora ari busy ntabwo niba ndabona yabaye n'inzobe no mu maso isi yaramuryoheye umusatsi usa n'amaguru uratukanye ikora rero gusa amaguru yazanye bigaragara ariko ubusenye ko ntayabonye wese si n'umuntu wawe yagushishikaje cyane Tugiye mbaye nta bintu birenze. mwese ko duhorana kenshi cyane tubana na kwezi nta kibazo neza amakuru ya wa musheri wawe wambwiraga ko turihuta Sero inama nakugira. Ibyo ndashishoza. Abahungu b'iki basigaye barabaye. Ubona umuntu mu muhanda agenda uvuga ati umuntu ni wewe. Ako wagenda wareba wageraho abo. Gasanga babatiye abajijwe. Sibandi ko byagenze. Sibona yari umuntu afite Nagiye kujya kumusura muri kandi aho yabaga. Jesse maze kugerayo. Shanumva nabyishimiye. washyushye Mba nari nshyushye. Singezeyo. Hashize umwanya mbona wagiswe ngo ntabwo yari yategeka. ariko ugomba bari ubwiza ukuri warebye te warasohotse uriruka warabanje uramutuka wabigenje Agahinda karanyishe ndarambura ikintu gikorera. mbese kagahu kawe ntakabwa bigezaho Ntabwo se kubikora. gusa yarebye ko imbere yawe ahubwo rero baragitwe wari isebanya wowe ufite Mano nasi ufitiye gahunda none uyu munsi. za gahunda mwana Kamana siko wangize umugore wawe. ariko ese udana ese guteka gute mwana ko mbona ntazi ibintu byo kwikunda n'ibintu byacu Teka agafiriti n'utubaga. suko ese mwana bivuye mu mwaka kandi siko n'irabwe bw'umukanda ngene nagera ku matko amamagara Ntabwo wasanga ari kugenda ubeshya amareta. byanashoboka ese wawe umuntu ntiyamuraga mu nzira akabona ari umusirimu maze rero iyo basanga hari uko byatangiye kugenda ubundi yakoraga ikintu pasiteri ni pasiteri mu mujyi yakora Yakoraga se. Yakoraga muri banki. muri banki abari nk'abandi bavuze ngo hari umukuranga wasanga yaramutuye ese umuntu ukora muri banki abura nayo ese wasanze amaterigero aravuga ati nkaryama ngasinzira Hari ahantu heza harimo ikintu cyitwa mate. ariko ndika abakobwa kuzimu babaye Aha. kuzimu babaye Sinzi ko uzabigenza manje. Reka nitekere nde. kandi ruko umuntu ushobora Yamana abakobwa bwawe narakubwiye ngo ubwo buraya bwawe nibutagukoraho simba. kanya rwose Amambere uzanye umukobwa aza kubwira ngo wamuteye. Umwana wawe uramwihakana. Mbwira ko udatera inda mu minsi mikuru. ntabwo nzi cyane None reba dore uyu munsi turi tariki 20. Iminsi mikuru iregereje ndende ko tuzamutera. Uzayihakana? se dayiteri uyu munsi Kiriya gitanda cyarayumvise. Irashuka yarayumvishije. Iriya radiyo. ntabwo si bafite ukuntu irenze aho turimo bivugisha Hamana nakubwira. rwose kandi ruko mbona ushaka kuzambera ikigwari none se teka agafiriti mwana teka agafiriti kameze neza kugeza tugatwika Aha, reka nireke data bishonje reka naraye mu kazi. Karara inyuma y'abagore. y'abagore Ni nyo z'abagore ntabwo ari umugore n'umukobwa wawe byose kimwe. wenda nkura nateye inda cyo kuza muri iriya minsi gakora ugasengera rwose ncikira minsi None se ni inzobe ni igikara ugiye kuzana hano ko mbona bose aba ari bamwe. wa mutipe w'umuhanzi urimo ngo ni za sayizi niyo ngiye kuzana mwana Uraje wa nakwambiye reka ushatse vanga niyo mpamvu nabyibuha
none se uronkwa ni ndonkwa undi uri magara none ndonkwa no kwingisebura ahubwo eke va kujonze kubona uko ningisebura wabyumvise siko zari kumubwira kandi uza guhita unagenda rukundo gitazagica gukira ibyo byose taho n'uri ifite gahunda yo kugenda mu kandi semita mu twenda soka Yokoze. umenye ko uyu naramuka aza niwe munsi wa nyuma njye nawe tuzongera kubaho oya ko njye ntago reka uri kubyumva ntago ngenda shaka ko njye ntago njya nkunda akavuyo ejo uzaza n'umukobwa uriya mambere ntiyarahakwamiye ariko mudugudu yarabifashe iyo utagira mudugudu ukabumvikanisha ariko se nta kintu cyana kibeho gikoresha ntabwo cyari umuntu nakubo ubwirwa n'iki n'undi nawe niba atari bwemere barazi sawa aracyoroshye ntari bereka nkore aramuhamagara kacyama agapira ko sawa turi kumwe wanjye azabibona azabikuramo imbwa yiruka kamusana shati bari zahora n'isi itambuka agira ngo abakobwa bo muri iyi minsi ushatse wajya ubirinda wa mugabo ntibagire kurara yitekere intare rigeze Ako ibintu byarambabaje. Yego. birumvikana ntabwo wabura kutababara byarakubabaye Byarambabaje byandaje. Kugira ngo ngo ngire undi muntu nizera. Biragoye. ubwo wasohoka ese yari umugabo wabasohoye yari umugore cyangwa ni umutego Wowe uzi ko ndi kukubeshya. Iyo minsi ishize ndabona Duko meze tese iyo muzisiga hanze byari kwakira ko iyogesha bigenda bro nawe neza abantu karibu sheri ukora nawe usigaye wangiza ntarema nabazisize uzi ko tapi iyogesha bihenda hahise haza nyiri iyo geto. umutipe Nawe umutipe azanye noneho minsi. iyo mukorakora bose ubundi hemugani mukahatwika wasanga ahubwo ngo Uzomaga baje batubwira. Ne wagira ngo umutipe se wayimutira ngo n'undi wundi n'abandi babana ubana n'uwundi niyo ari wayimutira. Ayimutiza ngo atabizi. Aza yizanye mu asata umuhungu se Yego kamana. ndumva uwo munsi harabayeho kubihirwa ese ko mutajya muri nuza se bazi mu maroge ko mutajya mu maroge Ndetse ko ngiye gusura umusheri wanjye muri iki ngiye kugira ngo bivuga se ako ndumva ari cyaka kinyesha. tujyana ahantu tuve no muri ubu buteka amakuru ujya muri menshi geto ntawabivamo aha Ibyageto. sinyigiye muri geto shenanze kitari buze ndakurahiye ariko nagize icyizere cyo kubona manicaye nawe nuri kureba neza ndakurahiye sheri kuganira ni kugira ngo kwakira kandi abizi ko mukunda sibyo uzana akantu ko gusoma
dusangire. oya rero nyine cyane nyine Yatumere nabi. Simukutemera n'ijana ndakurikira ikibazo se. oya na nakugoto cyane biryoshye cyane Kamera kajisi simara. Yes. Oya. Yes. Yes. Kona rero bavanye ko misi sinzi ibintu nkora uri mu biki niko mvuga Action. mwebwe muvuga maze biturire ndagara Nimero ya wa muntu se ikigo kiragapfa.